byose ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko ubusore bwawe buzicuzwa. Ibyo unyuramo byose umenye ko uzabyicuza bihwanye n'icyo bizobyara. kandi isi tuyireba uko iri, isi tuyireba uko turi. Iyo twemeye gukora iby'isi ishaka biza bituma tuguma muri rwa rugomo mwavuze. Ariko iyo wasobanukiwe icyo urugomo rubyara cyangwa cyangwa ingaruka zabyo bibyara, biza bigutera gutekereza. Ariko mbere y'uko tubanza kumenya isi nitwemere ko tugenda uko ishaka, bizatuma dukora iby'isi ishaka. Ariko nitwemere ko isi tugenda uko Imana ishaka, bizatuma duhindura isi uko dushaka. Niyo mpamvu isi tutayirebera mu zibamo, isi tuyireberamo uko turi. Kandi ibintu tuzaza ibitekerezo byacu cyangwa ibintu tuzaza ibyo twumvira mu bantu nibyo tuzaduhinduka byo. Cyangwa ibintu twirirwaho dukora tureba kuri kavuge kuri social media, si uko mvuye muri topic, nibyo duhinduka byo. Ariko wamara kaja muri za nshuti uzi ko zigiye kukongera imbaraga mu byo wirirwa mureba. Kandi dufite umugabo umwe uzi uduhindura ukadukura muri bijya tuba turimo, katujyana uko ashaka. Iyo twakurikiye abandi tugakurikira ibyo bari gukora cyangwa ukagendera ku byo abantu bari kuvuga nikuzuba, tumenye yuko amagambo y'abantu siyazo dushitsaho dushaka kugera. Amagambo y'ijambo ry'Imana nizo rizari dushitsaho tugomba kugera. Urugomo iyo twarugezemo cyangwa iyo twageze muri za nshuti zituma tuva mu bushake bw'Imana, hari bamwe bazagenda ko nyine bagumye kuvuga, bazagenda bagiye guhindura abandi bashika bakabahindura, nuko ataba afite imbaraga ziba ku Mana, cyangwa yaba afite isi waba yagiye gusa kubwira. Ariko iyo wamaze gusobanukirwa icyo Imana izishyira mu bantu bayikurikiye, cyake Mose Imana iramubwira ngo uzakubwire umwami imbere ya Farawo. Mose Imana iramubwira nzakubwira umwami imbere ya Farawo, nuko yari yasobanukiwe icyo ari cyo. Ariko iyo twagendeye ku urugomo ruza rudukura mu zo twakagombye gukora, rukadukoresha ibyo rugomba gukora. Niyo yasi isi itabwa ari uyu mubumbe tubamo. Isi ni abantu, isi itarimo abantu iba ari umubumbe gusa uri aho. Ariko isi irimo abantu iba isi. Ntako tubaze kumenya iyi si iki dushakamo cyangwa icyo tuyishakamo, cyangwa intego yacu muri iyi si izadutera kurwanya urugomo, kwirinda urugomo. Nitumara gusobanukirwa icyo Imana yadushyiriye hano mu isi cyangwa icyo yaduhamagariye gukora, kuko Ishaka yabivuze, twebwe abakristo tuza turebesha tureba isaha turimo, ntabwo tuza tureba ejo ngo tuzakora iki, oya kora dufite umwana, ibyo bibara benshi, twe turaba ubu nyine. Ariko tubanze kumenya nitubanza gusobanukirwa icyo twahamagariwe cyangwa icyatumye tugera muri iyi si, bizadutera gukora iby'isi idashaka, cyangwa bizadutera gukora iby'isi tuyihindura tukayikoresha icyo dushaka cyane. Amen. Murakoze.